ubutabazi buzaza cyaje ubona ko byose byarangiye utangiye kwisabira gupfa uvuga ngo kugira ngo nkorwa n'isoni cyangwa gacira umugaragu wa amahoro. Aho ngaho niho imbaraga z'Imana ubwazo ziba zigiye kumanuka zigakora kugira ngo utazirata ngo uvuge ngo ni yanzu yanjye nagurishije yongeye iranzamura, ni rya gare ryanjye nagurishije ryongeye iranzamura. Wowe izakureka byose bibanza bishireho, n'abagufataho igihe bafata igihe, abakubatiza bakubatize, abagukomeza bagukomeze, nibirangira Uwiteka we yimanukire kugira ngo batazabona icyo bitwaza bavuga ngo iyo kitaba kiriya. Oya, Uwiteka nagajya afashwa ahubwo warafashe. Amen. Urumva n'Imana igihera mu busa ikazamura umuntu ikamukura Yesu Kristo. Ukumva ngo mu kibaya cy'amagufwa yumye wakwireba iruhande ugasanga ukikijwe hano na ramuzini, hano ukikijwe n'amataje, imbere yawe ukikijwe n'amastade. Icyo gihe ntabwo uryumva, waryumva utese kandi byawe bitarapfuye. Ariko uyu munsi umuntu ufite umuntu wari uhagaze mu mamiliyari akaba yamanutse yikubise hasi, iri jambo rije kumubwira ko bishobora kongera kuzamuka bikava hahandi ariko nako byarangiye bikongera bikaba hakongera akaba umuntu. Ndiho ndavugana n'umuntu uri muri gereza byacanze, ndiho ndavugana na wa muntu uri kuri stade ya nyuma ya kanseri, ndiho ndavugana na wa muntu warwaye sida ntago igikira, ndiho ndavugana n'umuntu ubona yuko ibyo byarangiye. Reka nkubwire buriya iriya ndirimbo ya yura muhanzi Theo iza ngo hari indirimbo yahimbye ivuga ngo irimo akantu kavango twaragusengeye cyane, ngo hari igihe ugera mu kigeragezo gikaze ngo abantu bakakuvuga bongorerana ngo bakavuga ngo ntibuke, ariko bamara kubona uvuye muri cya kigeragezo ngo bagatangira bakakwegera bavuga ngo twaragusengeye cyane. Iriya ndirimbo yadutse ndi mu bitaro yego ndi mu bitaro aribwo amara yanjye yavagamo. Urumva abantu benshi uko ababyise amazina barabibatiza baranabikomeza, ariko babonye mpavuye ndetse ndi muzima mpagaze batangira kunyongorera ngo baransengeye cyane. Haleluya. Umuruho ntago ugikuraho umugisha, ariko umugisha ushobora gukuraho umuruho. Ndafashijwe cyane nawe kano kanya ndagira ngo nkubwire ngo hanura. Haleluya. Hanurira ibyo bibazo bibwira ngo majiye kumenya neza yuko hari Imana izagukuraho nkongera nkamera neza. Hanurira ubwo burwayi bubwira ngo ntabwo ucimeranye kubera ko menye ko n'amagufwa yabashije kongera kubaho. Haleluya. Amen. Haye reka nkubwire umugisha iyo waje n'umuyaga ntabwo utangira. Amen. Uraza ukinjira mpaka ibaza umuyaga, ariko umugisha wawe ntabwo ushobora gutangirwa n'umuyaga. Kubera ko reka nkubwire reka turi abanyamugisha kuko twavuzweho n'Imana. Kubukiriho kubugejeje itariki ya 30 nuko uri umunyamugisha. Ejo hari abapfuye, ejo bundi hari abapfuye. Ibihe byiza, twizeye ko mumeze neza mwebwe mudukurikira kuri Pro Ezekiel TV. By'akarusho mukaba mwarakoze subscribe mukurikirana inyigisho ndetse n'ibiganiro ibibwirizwa bigiye bitandukanye bica kuri Pro Ezekiel TV. Turabashuhuje aho muherereye hose mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mudukurikiye mu migabane itandukanye igize isi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turizera ko mumeze neza. Rero birashoboka ko hari n'utameze neza, ariko umunyarwanda aravuze ati siko bizahora. Uyu munsi uba wishimye, ejo ukisanga wababaye uri mu bihe bitoroshye. Uyu munsi ushobora kuba wababaye, ejo ukisanga mu bihe by'umunezero bikwibagiza ka gahinda wari urimo. Siko bizahora. Ibintu byose tuba tugomba kubyitwaramo neza tugakomera ku mbaraga az'Imana. Njye nitwa Depiwa, muri kumwe rero turi kumwe kuri kamera n'umushyitsi musanzwe mumenyereye cyane, muramuzi. Yagiye tuganiriza cyangwa se aza akatubwira ubwiza bw'Imana, ubutwari cyangwa se n'ibikorwa bitangaje Imana ikomeje kugenda ikora. Ntago twari duherukanye, yaba namwe ndetse nawe by'umwihariko twagarutse tugiye kuganira. Ariko mbere ya byose reka tumwakiriye abanza tubwire amakuru ye uko ibintu bimeze. Umeze neza mbere ya byose? Meze neza, ndashima Imana. Urashima Imana? Amakuru ni meza. Kwari waratwanze? Ni ibihe menye itumba ryaraje, ibihe bigera abantu bakihugiraho bakajya mu bindi bigatuma bataboneka cyane. Cyangwa wari uri mu butayu?
nabyo nyine ni ibihe bigera byose ibyo bihe iyo mvuze ibihe haba hakubiyemo ibintu byinshi. Abakunzi ba Pro Ezekiel TV baragukunze cyane bagezeho barakubura, wabisobanuraho gute muri rusange? ndabanza kubashimira abantu babonye ibibwiriza byanjye, abantu babonye ku buhamya bwanjye, abanshyigikiye, abo byagiriye umumaro bose nabo bitafashije, mwese ndabashimiye kandi mbasaba umugisha w'Imana kugira ngo bagereho. Yego, duherukana turimo tuganira ku by'ijambo ry'Imana n'ubundi, ariko icyo gihe nk'uko byari bimeze ntabwo wari uri mu bihe byoroshye, wari ufite ikibazo cy'uburwayi. Abantu benshi bagize bati uburwayi bushobora kuba bwaramukomereye birangira batamenya amakuru yawe. Watubwira ute uburyo umeze ubu ngubu guhera kiriya gihe, kuko kiriya gihe nyine wari ukirwaye, ariko ubu ngubu bwo umeze gute? Ubu meze neza, ndashima Imana. Amen. Meze neza, kiriya gihe derukana nuzuye inzuma mu ijosi, ibintu biteye ubwoba cyane cyane rwose, harateranye pe. Narakize rero, ndashima Imana. Yego, abari bafite ikibazo rero cy'uko wenda ibintu bishobora kuba bitarakomeje kugenda neza, oya basubiza agatima impembero. Oya rwose nibimpore. Kiriya gihe wumvaga umeze ute? Yego, watwerekaga ko ukomeje kwizera Imana, ukomeje gushikama, kandi Imana byo yego yarabikoze, ariko se nta kandi kantu cyangwa se nta wundi mutima w'umucantege wigeze waza uvuga uti nyamara Imana ishobora kuba yarantereranye? Oya, nta rucantege rwaje kuri njyewe, nta nubwo nigize niheba, cyane ko mfite impamvu zatuma ntiheba. Yego, mfite ibimenyetso birenze kimwe cy'ibyo Imana yagiye inkorera birenze biriya, mfite uburwayi bwinshi yagiye ikuraho burenze buriya, mfite ibibazo byinshi yagiye ikuraho birenze biriya ni nk'agatonyanga mu nyanja. Nk'agatonyanga mu nyanja. Ntabwo biriya byamaramo imbaraga. Iki kibazo nari nkikubajije ndi kwigiza nkana, kuko tuganije byinshi bitandukanye ku bijyanye n'ibibazo bitandukanye ndetse n'uburwayi buteye n'ubwoba cyane kurusha kiriya gihe wagiye uhura nabwo. Iki kibazo nari nkikubajije nigiza nkana, mbizi neza ko n'ubundi uravuga uti kiriya kibazo wari wahuye nacyo ntabwo gikanganye ugereranyije n'ibyo wahuye nabyo. Uyu munsi gushima Imana, buriya hari uburyo abantu bashima Imana bakavuga ibikorwa by'Imana yakoze, bakagira aho bagarukiriza bagasa n'ababyibagiwe, ariko uyu munsi weho ushingiye no kuri ibyo wanyuzemo, ni iki cyatuma urekera gushima Imana? Nta na kimwe. Nta na kimwe cyambuza gushima Imana. Yego, ni byiza cyane. Wenda turagira byinshi tugenda tuganiraho, ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze twishyire imbere y'Imana, kuko byose buriya biba byiza gutangirira mu by'umwuka, mu by'umubiri tugaherutsa iby'umwuka. Niba mbivuze neza murankosora, niko bigenda. Byose biberaho kutugirira umumaro, ari iby'umwuka n'iby'umumaro, n'iby'umubiri n'iby'umumaro, kuko byose turabikenera. Yego, dufashe dutangirane n'isengesho, hanyuma tuze tujye ku by'ijambo ry'Imana rwose. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye Data mwiza, turagushimye giti cy'inganzamarumbo, uri Imana itagira uri kubigenza, waturinze Data ndetse warinze bene Data, none wemeye kwemera ko twongera guhura tugiye ku mwuka w'abazima n'utwara icyubahiro. Amen. Tukuragije gahunda zose rero zigiye kubera hano, turakwinginze kugira ngo Mwuka Wera amanuka tuyobore, kandi dusengeye n'abazumva nyakubahwa Imana iki kiganiro cyangwa se iki kibwiriza, kugira ngo kizabongeremo imbaraga, bazaba bacitse intege n'abazaba bafite intege baziyongeremo izindi, kugira ngo tubashe gusoza runo rugendo. Tubisabye dushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Misengira amatsiko y'ijambo waduteguriye uyu munsi. Uyu munsi ntago turavuga ku bijyanye n'imibereho cyane cyangwa se n'ubuzima
cyane. Uyu munsi dushaka kugira ngo ibindi ndizera ko tutazongera kukubura, ndizera ko tuzajya tubana inshuro nyinshi, tuzabivugaho igihe kinini, ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo dutangirane n'ijambo ry'Imana, rya jambo ryongera kugarurira abantu icyizere mu mitima, rya jambo ryongera komora imitima yashenguwe n'ibibazo bigiye bitandukanye, n'imitego itandukanye bagiye bahurayo nayo ya Satani, ya mitima mbese yabaye akahebwe, yumva ko idakwiye kuba yababarirwa cyangwa se yakwigirira icyizere. Ndagira ngo utangire ujya mbere rwose utugaburire ibyo kurya by'umwuka. Amen. Karibu rwose. Amen, amen. Amen. Gusa mbere y'ijambo ry'Imana ndashaka kubanza kubwira abakurikiye TV Ezekiel ko hari Imana igira neza. Ubundi byo nibyo nari ntegereje. Hari Imana. Nashakaga kugira ngo yego igira neza. Amen. Hari Imana igikura umuntu hasi mu busabusa, aho abantu babona ko nta mumaro afite, aho abantu babona ko nta kintu yamarira sosiyete, ikamukuramo umuntu ukomeye cyangwa ikintu gikomeye abantu bashobora kwishingikirizaho. Iyo Mana rwose. Urumva, dufite Imana y'imbaraga, dufite Imana ivuga bikaba, dufite Imana itegeka kandi yitegetse birakomera. Nago navuga ibindi, njye mvuga Imana kuko narayibonye. Nago njye mvuga Imana numvanye abandi. Na nubwo njye mvuga Imana nabwirijwe na ba bishop, ba pasiteri, ba reverend, no. Mvuga Imana nabonye. Kuko Imana narayibonye pe. Nabonye Imana kuva kera, ngira ngo nagiye nigize kubacishiriza ikiganiro cy'ukuntu amara yanjye yavuyemo. Aho nabonye Imana. Y'ubwoba rwose. Abantu batagize amahirwe yo kugikurikira bajya kuri Pro Ezekiel TV kuri video zahise bakareba rwose, bagisanga aho bakibona, bakabona uburyo inda yifata y'ubwayi ikidodora nawe uyidodoye. Izo ni imbaraga z'Imana. Amara akajya hasi abantu bakayakandagira kongera akagaruka. Izo ni imbaraga z'Imana. Ugiye no mu bitabo cyangwa ukabaza abize ubumenya muntu, ubundi amara yageze hasi iyo agiyemo infection aba yarangiye, ariko ndi muzima imyaka ishize ari myinshi. Izo ni imbaraga z'Imana. Iki gitondo rero nje kuvugana n'abantu bafite ibihe bibakomereye muri ino minsi. Nje kuvugana n'abantu bari kunyura mu bihe bitaboroheye, bari kunyura mu ntambara zitaboroheye, hahandi batari kubona ubutabazi na bumwe, hahandi batari kubona n'uwabarengera. Reka nkubwire, debyuwa hari igihe hari ibihe ujya ugeramo, niyo waba ufite abakomeye muvukana bakigirayo. Umunyarwanda we yabivuze neza, aravuga ngo nta mutinda ugira bene wabo. Nako kanyuzemo. Rero hari n'ibihe tujya tugeramo tukabura bene wacu kandi bari bahari. Hari ibihe tujya tunyuramo bikaba ngombwa ko ibyo bihe tubinyuramo twenyine kandi twakabaye dufite abantu tubinyuranamo. Ibyo rero ni ibigihe biba bigira ngo bidukomeze, cyangwa n'Imana ibi biri kuducisha mu ruganda kugira ngo tuzavemo abantu bakomeye, kugeza igihe tuzageraho tutabasha kwishingikiriza umuntu n'umwe kandi tukaba twarenga aho hantu. Amen. Buriya nkunda igitabo cy'umugenzi, nkunda Mukristo. Amena. Mukristo yari afite umuryango, yari afite abana, yari afite umugore, ariko ajya gutangira urugendo yarutangiye wenyine. Kandi arutangira wenyine atari uko atababwiye ati nimuze tujyane, ahubwo bo bararebye baravuga bati tubanzirizeyo. Banza ujyeyo. Banza tubanzirizeyo. Nanjye rero njya nkunda kubanzayo cyane ko n'Imana rimwe na rimwe ijya yemera ko mbanzayo. Amena. Nje kuvugana n'umuntu ufite ibihe bitamworoheye. Uwo ni umuntu wa mbere. Icya kabiri, nje kuvugana n'abantu mbazaniye ibanga ribinjiza mu mwaka wa 2026. Hari icyo Uwiteka bivugaho. Hari ibanga Uwiteka yahishuye rigomba kujyana abantu muri 2026. Hari inzira ugomba gucamo kugira ngo ugereyo. Cyane ko tuzi ko aya mezi n'amezi ahitana abantu benshi. Ni amezi ahitana abantu bitunguranye. Ni amezi aba arimo impfu zidasobanutse. Ni amezi aba arimo ibintu byinshi bigoranye. Ariko nje kukubwira ngo wowe ukurikiye iyi televiziyo, wowe ukurikiye iyi televiziyo y'umukozi w'Imana Ezekiel, hari ibanga tukuzaniye, cyangwa hari ibanga nkuzaniye hamwe n'Imana yanjye.
hari ibanga ugomba gukoresha kugira ngo urenge aya mezi. amen Amena. Amen. Reka tubanze tujye muri Bibiliya. Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye kandi ni igitabo gikundwa na bose. Ndashaka ngo tujye muri Ezekiyeli n'ubundi. N'ubundi turasoma muri Ezekiyeli umurongo wa mbere ni igice cya 37. Ndasoma nihuta. Reka dusome, ni amagambo menshi cyane ariko ndasoma nihuta, ariko ni amagambo yuzuye ubwenge n'ubuhanga ku buryo yakurikiranye neza cyangwa se ukayasesengura neza. Ni amagambo arimo imbaraga kandi ni amagambo yuzuye amasezerano ku muntu wamajije gucika intege cyangwa ku muntu uri guhita mu bihe runaka nawe ubwe yamajije kwiheba. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. amen Haravuga ngo umutwe w'ijambo ravuga ngo iyerekwa ry'amagufa yumye. Dusome duhereye ku murongo wa mbere mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemwo amagufwa, anzengurutsa aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. ni wowe ubizi. Arongera arambaza ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremwo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. amen Aleluya. amen Uyu ni Ezekiyeli. Ezekiyeli yararyamye. Amajije kuryama ngo ajya mu iyerekwa. Amajije kujya mu iyerekwa, arangije ngo Uwiteka aramutwara amujyana ari mu mwuka. Haleluya. Amujyana ari mu mwuka ngo yisanga mu kibaya kirimo amagufa yumye. Amina. Ngo arangije ngo Uwiteka aramubaza ngo, mbese mwana w'umuntu we, aya magufa ureba azengurutse kino kibaya kandi yumye yabasha kongera kubaho? Ezekiyeli ayitegereje, arebye uburyo yumye, arebye iyo umanutse hepfo ubona uburyo yari yaratatanye. Ngo arebye uburyo yatatanye, hazamo akabazo cyangwa hazamo wa mwana w'umuntu. Arangira aravuga ati, ku bwanjye simbizi, ariko wowe Uwiteka ni wowe ubizi. amen Haleluya. Arangije aramubwira ngo, noneho ngiye kukubwira ngo wowe Ezekiyeli uhanure. Haleluya. Hanura kandi uhanurira aya magufwa, uyabwire ngo umva uko Uwiteka Imana yawe ivuze. Haleluya. amen Ngiye kongera kukurema. Haleluya. Ngo ndetse igufwa ngiye gutegeka risanga iryaryo, ngo ndongera ngo ushire mu mwuka, ndaguteraho imitsi, ngo ndetse ndagutwikiriza uruhu, wongere uhaguruke ubeho. Haleluya. Amina. Ndafashijwe cyane. Ngo maze hepfo hahita havuga ngo maze mpanura uko nategetswe. Haleluya. Nanjye nje guhanura uko nategetswe mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire, Ezekiyeli ageze kuri aya magufwa ntago yabonaga yuko byashoboka. Ntago yabonaga ko igufwa ryava ibumoso rigasanga iry'iburyo rigenzi ryaryo kugira ngo byongere bikore umuntu. Haleluya. Ni kimwe nuko nawe muri kano kanya wowe uri mu bibazo, wowe uri mu burwayi aho ku gitanda, uri kwibaza, uri gutekereza ngo mbese imbaraga zabasha kumbyutsa kuri iki gisasiro cy'uburwayi nizaye. Wowe washyizeho business ushora za miliyoni, none mu kanya nk'ako guhumbya birahombye, uri kwibaza ngo mbese imbaraga zakongera zikansubizaho narindi niziye. Nje kukubwira ko nta zindi, ni imbaraga z'Imana imwe ishobora byose. Amen.
Haleluya. Iyo Mana niyo yatumye amagufa yari yuzuye ikibaya. Uzasoma ukomeze uzabibona ngo maze Ezekiyeli ahanura uko yategetswe ngo amagufwa ngo igufa rigenda risanga iryaryo. Amina. Igufa rigenda risanga iryaryo ngo birangije Uwiteka ararema amagufa arongera baho abarongera bahinduka. Aya magufa yumye ahinduka abantu. Haleluya. Imbaraga zirongera ziraboneka, guhembuka kurongera kuraboneka, gukomera kurongera kuraboneka, kubera yuko Uwiteka yavuze. Nje kukubwira ngo hari icyo Uwiteka yakuvuzeho. Icyo Uwiteka yakuvuzeho kiruta icyo abantu bakuvugaho uyu munsi. Icyo Uwiteka yakuvuzeho kiruta icyo abantu bagutekerezaho. Amina. Reka nkubwire, umuruho ntabwo ujya ukuraho umugisha. Haleluya. Umuruho ntabwo ujya ukuraho umugisha, ariko umugisha ushobora gukuraho umuruho. Ndafashijwe cyane. Ndongera ngasubiramo nkubwire ngo umuruho ntabwo ujya ukuraho umugisha, ariko umugisha ushobora gukuraho umuruho ukagenda burundu. Reka nkubwire, abantu benshi muri ino minsi bafite ibintu byinshi bibakomereye, bafite ibintu byinshi bibamazemo imbaraga. Abakozi b'Imana bacitse intege kubera ibibazo byinshi biri muri ino si, kubera uburwayi, indwara z'ibyorezo, inzara, ubukene, intambara. Ariko reka nkubwire, nje kukubwira ngo icyo Uwiteka yakuvuzeho, nk'uko yavuze kuri aya magufwa kongera akabaho, icyo nicyo kizama kuri cy'abana b'abantu bakuvugaho. Amen. Haleluya. Amen. Aya magufa yarongeye abaho. Iki gitondo nanjye nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Uwiteka aravuze ngo baho. Amen. Baravuze ngo ntacyo uzimarira, baravuga ngo ntawe uzigeza, ariko kubera yuko hari icyo Uwiteka yakuvuzeho, kubera ko umugisha w'Uwiteka yawugushizeho kandi ukaba ubasha gukuraho uwo muruho urimo, umugisha wawe uje gukuraho uwo muruho, umugisha wawe uje gukuraho ibyo bibazo, umugisha wawe uje gukuraho ubwo burwayi, umugisha wawe uje gukuraho izo ntambara, kubera ko Uwiteka wenyine ari ubivuze. Amen. Aje kongera kukurema, aje kongera kukugira mushya, aje kongera kugutunganya. Niki kiguteye ubwoba? Niki kitumye ucika intege? Niki gitumye usubira inyuma? Oya, ntabwo dufite gutinya habe na gatoya, kubera ko tuzi ko turi kumwe n'Imana, turi kumwe n'umugabo ukomeye. Amen. Ezekiyeli yarabivuze ngo nsohora ndi mu mwuka. Uwiteka amaze kumusohora, amaze kumwereka amagufa, aramubwira ngo hanura. Nawe kano kanya ndagira ngo nkubwire ngo hanura. Haleluya. Hanurira ibyo bibazo, bibwira ngo amaze kumenya neza yuko hari Imana izagukuraho nkongera nkamera neza. Hanurira ubwo burwayi, bubwira ngo ntabwo ukimeranye, kubera ko menye ko n'amagufwa yabashije kongera kubaho. Haleluya. Amen. Reka nkubwire, umugisha iyo waje n'umuyaga ntabwo utangira. Amen. Umugisha iyo waje n'umuyaga ntabwo wawutangira ngo bishoke. Amen. Uraza ukinjira mpaka ibaza umuyaga, ariko umugisha wawe ntabwo ushobora gutangirwa n'umuyaga. Kubera ko reka nkubwire, reka turi abanyamugisha, kuko twavuzweho n'Imana. Kuba ukiriho, kuba ugejeje itariki ya 30, ni uko uri umunyamugisha. Ejo hari abapfuye, ejo bundi hari abapfuye. Ntabwo rero ufite gutinya, ntabwo ufite kugira ubwoba, ahubwo nje kukubwira ngo ambara imbaraga uhanurira ibyo wari urimo, hanurira ibyo ngibyo byari biguteye ubwoba, hanurira izo nzira wabonaga zabaye nyinshi wabuze iyo guhitamo. Wizibwire ngo uyu munsi Uwiteka ibyanjye byose agiye kubigira bishyashya. Uwiteka agiye kongera kurema kandi bigiye kuba bishyashya, ntago bizahora gutyo, kuko Uwiteka ari mu ruhande rw'abamwubaha, Uwiteka ari mu ruhande rw'abamushaka, kandi yaravuze ngo unshakana umwete niwe uzambona. Amen. Iki gitondo reka nkubwire ngo ndongera kukubwira ngo hanura. Jya muri Ezekiyeli 37, nurangiza nawe uhanurira ibyo byari bidasobanutse ku bizima bwawe, ubibwire ngo nanjye ubwanjye nje kubahanurira. Ntago ariko bizahora, ntago nzahora ndwaye. Iki gisasiro ndakivaho kubera yuko maje kubona ko n'amagufwa yabaye mazima. Ubu bukene ndabuvamo kubera ko n'amagufwa yabaye mazima. Izi ntambara ndazisiga kubera ko n'amagufwa yabaye mazima. Haleluya. Ibyo ari byo byose byakurwanya, nta kirusha imbaraga Uwiteka Imana. Fata imbaraga z'umwami wawe, maze nurangiza uzereke ibyo ngibyo, ibyo bintu uri guhitamo
birijyana ubwabyo, kuko imbaraga z'umwami ni imbaraga zikomeye, imbaraga z'umwami ni imbaraga zihambaye. Amen. Haleluya. Reka nkubwire, Imana buriya igigira ukuntu igendana n'abantu. Njyewe ubwanjye ndi gutanga ubuhamya n'ababwira, ntago nge nigize mbwirizwa cyangwa se ngo banjyane mu rusengero. Njyewe ubwanjye narijyanye, buri muntu wese agira uko ahamagarwa. Ariko mfite n'ibyo Imana yambwiye nzajya mbwira abantu, kandi mbwira kuzenguruka abantu mbibabwira. Ntago ako kantu nagasiga. Nujya gucika intege, ujye ubanza wibaze ngo mbese nisanze ku isi hano gute? Ahantu twahisanze gute? Nujya gucika intege ujye ubanza wibaze ngo mbese aha ngaha nahisanze gute? Uko wahisanze hari uwahakuzanye. Uwo wahakuzanye rero aracyari kumwe nawe. Uwo wahakuzanye aracyagushyigikiye. Uwo wahakuzanye aracyagukunda. Icyo usabwa gusa wowe ni ukumwerekera ukavuga uti uko nahisanze uwahanzanye niwe mbyeguriye. Uko nisanze hano uwahanzanye niwe mbyeguriye. Ni ikinyarwanda gikomeye. Amen. Kandi ukamenya ko buri muntu wese afite umugisha. Haleluya. Abana b'abantu bajya bagerageza kwitambika imigisha yacu, ariko nje kukubwira ngo umugisha iyo waje n'umuyaga nago utangira. Kuba umeze gutyo ntagaruka utari umunyamugisha, ahubwo nuko isaha yawe y'umugisha itari yagera. Haleluya. Isaha yawe y'umugisha nugera, ab'iburasirazuba bazabibona, ab'iburengerazuba bazabimenya, aboroheje n'abakomeye bazabimenya, kubera ko uwo munsi amagambo y'abana b'abantu azahinduka kuri wowe. Amen. Umunsi wabonye batangiye guhindura, uzavuga uti reka nicare, umva, reka nicare umugisha wanjye waje. Kandi uwo mugisha waje ukwemeza nawe atakwemeraga. Amen. Haleluya. Amen. Ndi gufashwa cyane. Reka twikomereze, gusa wibuke ko ugomba guhanurira ibyo bibazo uri guhitamo, ukabibwira yuko imbaraga z'Imana zibishoboye kandi zishoboye kubikuraho. Tugiye muri Zaburi y'Ijana-na-mirongo-ine-na-gatatu n'umurongo wa 5, ari naho nsoreza. Reka twisomere. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza imirimo y'intoke zawe, nkuramburira amaboko. Haleluya. Amen. Nibutse iminsi ya kera nanjye. Hari byinshi byatuma dushima Imana. Ntago dukwiye kumarwamo imbaraga n'akantu gatoya, kuko hari aho Imana yatuvanye kandi tubona ko bikomeye. Hari aho Imana yadukuye, abana b'abantu bahadushyize ndetse batubarira iminsi. Reka nkubwire, buriya iriya ndirimbo ya Yura Muhanzi Theo, iza ngo hari indirimbo yahimbye ivuga ngo irimo akantu kavango twaragusengeye cyane. Ngo hari igihe ugera mu kigeragezo gikaze, ngo abantu bakakuvuga, ngo bakakuvuga bongorerana, ngo bakavuga ngo ntibuke. Ariko bamara kubona uvuye muri cya kigeragezo, ngo bagatangira bakakwegera bavuga ngo twaragusengeye cyane. Iriya ndirimbo yadutse ndi mu bitaro. Yego. Ndi mu bitaro, aribwo amara yanjye yavagamo. Urumva abantu benshi uko ababyise amazina barabibatiza baranabikomeza, ariko babonye mpavuye ndetse ndi muzima mpagaze batangira kunyongorera ngo baransengeye cyane. Ariko njyewe ntago njya mbyitaho. Nibutse iminsi ya kera Uwiteka. Haleluya. Nibutse Uwiteka ngirira neza, nibutse Uwiteka nkiza muramburiye amaboko. Haleluya. Amen. Hariho byinshi kandi biracyariho byatuma dushima Imana yacu. Ibihamya birenga ibihumbi byerekana ko Imana yatugiriye neza. Nigize nababwira ko nzajya mbaha ku buhamya bwanjye gatoya. Nitugaruka nzabaha ubuhamya bw'ukuntu namaze amezi 3 ndibwa mu nda, ntarya, ntanywa, ntakora iki, kandi nyuma nkaza gukira. Ari imiti barayizenguruka, Fayizari niho nagarukiye. Mbabwira uburyo nasezerewe mu buryo bukomeye bubanje guca mu nzego, kubera yuko byari byanze babona ameze nabi, bakanga kundekura, ariko bikaba ngombwa ko umwami yishakira igitambo kugira ngo ntahe. Iso ni imbaraga z'Imana. Baracukuye, narapfuye baracukura, ndongera ndazuka, baragenda barasiba. Mfite ibihamya rero. Nibutse iminsi ya kera, nibutse imirimo y'intoki z'Uwiteka, binera kumuramburira amaboko. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo aho
aho uri mu kazi kawe, aho uri mu bucuruzi, aho uri muri ofisi, aho uri mu kazi kwa muganga, aho uri ku ishuri uri kwigisha, aho uri mu murima, ndagira ngo ubanze utuzeho gato ufate umunota nurangiza wibuke iminsi ya kera. Amen. Wibuka Uwiteka yagukuye kugira ngo ubugeze aho ngaho. Uramburamburira amaboko. Haleluya. Amen. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibuka imirimo y'intoke zawe kuri njyewe, Uwiteka nkuramburiye amaboko. Amen. Hari byinshi biba bigomba gutuma turamburira Imana yacu amaboko. Hari byinshi biba bigomba gutuma dushima Imana yacu kuruta kwiganyira. Umuririmbyi ari mu mwuka yaravuze ngo mbese uburabyo n'inyoni ntago byatuma dushima Imana. Haleluya. Hari ibintu byinshi byatuma ushima Imana kuruta gucika intege, kuruta kumva yuko ibintu birangiye. Kuwiteka ntago bijya birangira, kandi ahandi ubona yuko we byarangiye niho Uwiteka wabaje gutangirira. Haleluya. Ahandi wowe uri kubona ko birangiye, itegure ko imirimo y'Uwiteka aribwo itangiye. Itegure ko ibitangaza by'Uwiteka kuri wowe nibwo bitangiye. Haleluya. Amashimwe kuri wowe ndetse no ku miryango yawe nibwo atangiye. Aho abana b'abantu babona yuko byarangiye, aho ubona ko bicitse, hahandi nawe utangira kumva wibaza ibibaye, menya ko Uwiteka wamanutse kugira ngo atangire akore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Jambo rikomeza cyane rihumuriza. Ubwo igihe ukirwanirira ugikubita hirya no hino, kireka nibe hariya karanaye narazigamiye kankazane. Ntago reka ubutabazi ntago burasa. Ubutabazi buzaza cyaje ubona ko byose byarangiye utangiye kwisabira gupfa. Uvuga ngo kugira ngo nkorwa n'isoni cyangwa gacira umugaragu wa mahoro. Aho ngaho niho imbaraga z'Imana ubwazo ziba zigiye kumanuka zigakora kugira ngo utazirata ngo uvuge ngo ni ya nzu yanjye nagurishije yongeye iranzamura, ni rya gare ryanjye nagurishije ryongeye iranzamura. Wowe izakureka byose bibanza bishireho, n'abagufataho igihe bafata igihe, abakubatiza bakubatize, abagukomeza bagukomeze, nibirangira Uwiteka we yimanukire kugira ngo batazabona icyo bitwaza bavuga ngo iyo kitaba kiriya. Oya, Uwiteka nagajya afashwa ahubwo warafashe. Amen. Urumva? N'Imana igihera mu busa ikazamura umuntu ikamukura. Yesu Kristo. Imana yankuye ku mezi 2 nta mama. Amen. None dore aho ngeze ndashaje. Kandi uko ngenda nkura cyangwa nzamuka, ngenda mva mu bwiza, navuga ngo mva mu bubi njya mu bwiza, kuko ntago ndabona subira hasi. Na support yindi ndabona, na support y'umuvandimwe, na support y'inshuti, na support y'iki. Aho ngera hose ngenda magezwa n'Imana, kandi aho ngeze ni heza. Nubishaka uzaza unsure cyangwa se uzamamagara umbwira utugeze. Ngeze ahantu heza nabasha kwirata ko hari Imana igira neza. Ko hari Imana ikomeza, hari Imana itabara, hari Imana ikuraho ibikene igatanga ubukire, hari Imana ikuraho urupfu igatanga ubuzima. Haleluya. Navuga bugacya bukira, ariko nje kukubwira ngo Ezekiel 3:7 haravuga ngo anjyana ndi mu mwuka nyereka ikibaya cy'amagufwa y'umwibwe. Urabyumva ibintu byari byaracitse. Ariko nyuma muri Zaburi 143 haravuze ngo nibutse imirimo ya kera. Haleluya. Cyangwa iminsi ya kera n'imirimo wankoreye n'icyo nkorereye Uwiteka nkuramburiye amaboko. Imana nishimwe. Narinje kukubwira ngo komera, humura, shikama, umwami wawe nago yapfuye aracyariho, kandi wireba ku ruhande cyangwa hehe, tumbira mu gihugu cyo mwijuru Uwiteka arakugirira neza. Amen. Urakoze cyane. Wenda tugana ku musozo mbere yo gusenga, nabaza ikibazo kimeze gitya. Iri jambo cyangwa se aya masomo udusomeye ntago ari amasomo mashyashya mu matwi ya buri umwe. Umuntu ukunda gusenga, umuntu ukurikira ijambo ry'Imana, ariko uburyo uryigishijemo ni bishyashya kuri nge ndetse no ku bantu benshi birashoboka. Ibi bintu tubifata gute? Ese tubiha agaciro bingana iki? Kuba ijambo ryasomwe kenshi cyane hakagera ubwo uryongeye kuryumva, ariko uburyo risomwe n'uburyo risobanuwe ukumva n'uburyo bushya, biterwa n'iki? Reka mubwire. Navuga ngo biterwa nuko umwami Imana ashaka kuryumva uwo munsi ari buryumve. Biterwa nuko
abari buryumve uwo munsi cyangwa ari bari buryakira uwo munsi bari buryumve kandi bari mu mimerere imeze ite. Ushobora kuryumva ukumva ngo mu kibaya cy'amagufwa yumye wakwirebera iruhande ugasanga ukikijwe hano na ramuzini, hano ukikijwe n'amataje, imbere yawe ukikijwe n'amasitade. Icyo gihe ntabwo uryumva, waryumva utese kandi ibyawe bitarapfuye. Ariko uyu munsi umuntu ufite umuntu wari uhagaze mu mamiliyari akaba yamanutse yikubise hasi, iri jambo rije kumubwira ko bishobora kongera kuzamuka bikava hahandi ari kubona ko byarangiye, bikongera bikaba hakongera akaba umuntu wa wundi nawe wari uri mu Mana, bikamucanga agakubita hirya no hino. Tujya tuvuga kugwa, nge simvuga kugwa, hari igihe imbaraga zidushirana agashiramo imbaraga. Iri jambo riraza kumubwira ngo haracyari Imana ibasha kukongera ikakuzamura. Ya yindi yakubwiye yagukomeje cyangiye, ya yindi mwagendanye n'uyu munsi irakubwiye ngo ngwino. Haleluya. N'uyu munsi nje kukubwira ngo noneho nje kugusubizamo umwuka, nje kugusubizamo imbaraga. Iri jambo ni ijambo ryumvikana, ariko cyane cyane ryumvwa na nyiraryo. Njya nkunda kubwiriza abantu nkababwira ngo ntabwo umuntu utarakebwe yabyumva, ntabwo umuntu utari umuheburayo yabyumva, ariko iyo wamajije gusogongera, haleluya, ugasogongera ku buntu bw'Imana, ugasogongera ku ijambo ry'Imana, nta kintu kibasha kugutera ubwoba. Naho inzu wari urimo wayibona irindi muka ikagera hasi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni ibintu byinshi, ngo bimeze nk'igiti cyatewe ku mugezi, ngo ntago kijya cyuma, ngo ahubwo iteka gihora gitoshye, ngo ndetse naho cyatemwa kigakurwaho, ngo kiye kiragira kikongera kigashibuka. Nyamara wa wundi wagitemye we ntago yarazi ko kizongera gushibuka. Haleluya. Ariko kubera yuko hari izindi imbaraga kiri kumva, haleluya, kiri kumva imbaraga z'amazi, kiri kumva ubuhehere bw'amazi. Ubwo ni wa muntu uri kumva ijambo rya papa, haleluya. Uwo ni wa muhanuzi wari wavuze ngo mbivuyemo kubera ko ibihe birankomereye, umwumu ubaye mwinshi, haleluya. Uwo ni wa mukozi w'Imana wari wavuze ngo insengero barazifunze. Hariho abantu benshi bari batunzwe n'isengero, haleluya, ntago natinya kubivuga. Uyu munsi akaba ati mbivuyemo reka njye mu bindi, haleluya. Cya giti cyatemwe hari igihe kijya cyongera kigashibuka, ndetse ngo kikagira amababi meza kigatoha kuruta mbere, kikagira amashami kikagaba kuruta mbere. Haracyari ibyiringiro ko bubaha Uwiteka Imana, haracyari ibyiringiro ko bishingikiriza ku Mana. Abo ngabo ntago bajya bashiraho. Amen. Ntago bijya bishoboka, ntago umwami Imana ajya tureka. Urakoze cyane. Iri jambo uravuze uti hahandi ubona birangiye ko byarangiye kuri wowe mu mbaraga zawe n'ubuzima bwawe, ku Mana nibwo biba bigitangira. Nibwo biba bitangiye. Ese wa muntu uri mu nzu y'imbohe ari kubona ari gukatirwa, kwa kundi bavuga ati izimurengera izimushinja ziramira izimurengera, ubwo ni ingingo. Hahandi wa muntu yihebye, yanzwe, mu mutima afite gahunda yo kwiyahura, wa muntu wabaye akahebwe, wasayishije, yumva muri rusange nta kindi kimurengeye, nta kindi, ni ukuvuga ngo Imana nukuza igatwara umugaragu wayo cyangwa se nawe ubwayo, nawe ubwe akiyahura. Ibi bintu uyu muntu arabasha kubyakira neza, iri jambo arabasha kurifata neza. Murancorogota rumva nkubwire. Yego. Bibiliya igitabo kitavangiye, Bibiliya ijambo ry'Imana. Irimo umugabo bitaga Hezekiya. Haleluya. Ngo igihe cyarageze ngo Uwiteka Imana yohereza Hezekiya, ngo aramubwira ngo genda. Hezekiya yari umwami, ngo genda ubwire uriya mwami Hezekiya ngo igihe cye kirageze, igihe namuhaye cy'ubwami cyangwa cyo kuba mu isi kirarangiye, ngo genda umuhanurire, ngo umubwire atangire ategeka ibintu byose abitunganye, abaraga barage, abashyiraho abashyireho, kubera ko agiye gupfa. Urumva? Yego. Muhanuzi w'Imana aramanuka aragenda abwira Hezekiya, umwami aramubwira ati umva uko Uwiteka avuganye nanjye. Aravuze ngo tangira utegeka ibintu byose bitari bitunganye ubitunganye, imyanya itarimo abantu yishyiremo abantu, kubera yuko igihe cye cyo mu isi kirarangiye ugiye gupfa. Ndiho ndavugana n'umuntu uri muri gereza byacanze, ndiho ndavugana na wa muntu uri kuri stade ya nyuma ya kanseri, ndiho ndavugana na wa muntu warwaye sida ntago igikira, ndiho ndavugana n'umuntu ubona yuko ibyo byarangiye, agahinda ni wowe ndi kuvugana nawe.
ngo Hezekiya ngo umuhanuzi ngo arangije aramubwira ngo Uwiteka aravuze. Noneho si umwana w'umuntu wabivuze, ni Uwiteka. Amen. Ariko hano ni akanwa k'Uwiteka kavuze. Aravuga ngo tegeka cyangwa tunganya kuko ugiye gupfa. Ngo Hezekiya arangije amaje kubyumva undi arigendera. Haleluya. Ngo amajije kugenda, Hezekiya we ntabwo yatereyo cyangwa ntabwo yafashe ngo ategeke. Hari ibanga. Hari ibanga kuri wewe bari gukatira za burundu rimwe na rimwe unarengana. Hari ibanga kuri wowe uri kubona ko ubuzima bwawe bwarangiye, ngo ubuzima bwawe n'ubw'ibinini. Hari ibanga kuri wowe bari kubwira ngo uri kuri stade ya nyuma ya kanseri, watangiye gutekerezaho bazaguhamba. Iryo banga ngo Hezekiya arangije yerekera ivure. Muzaniye ibanga nawe uyu munsi uhindukire werekera ivure. Amen. Ngo yerekera ivure, amaje kwerekera ivure ngo arangije abwira Uwiteka aratakamba ati Uwiteka ndakwinginze nutume pfa nutume mvaho, wibuke kwiteka nacaga imanza zitabera. Wibuke yuko ngifite umuryango mbasha kureberera n'ibindi uzabisanga muri Bibiliya. Ngo Uwiteka yumva gutakamba kwa Hezekiya. Uwiteka yumva kwinginga kwa Hezekiya. Uyu munsi nawe reka nkubwire, ndabwira wowe uri mu burwayi bavuze ngo ni uburwayi budakira, reka guhanga amaso abana b'abantu yahange ku Uwiteka. Amen. Ijambo ry'Uwiteka ryaravuze ngo tera intambwe imwe gusa 99 zisigaye ngo ngenda zitera ngusanga. Muri ubwo burwayi gerageza wowe, hereza Uwiteka icyizere. Njya nkunda kubwira abantu ngo nibagirire Imana icyizere. Impamvu reka nkubwire, impamvu turwara ntidukire ntabwo tuzi imbaraga z'Imana yacu, ntabwo tujya duhereza icyizere Imana yacu, ahubwo tubwiye ngo turarwaye duhita ducika intege, ahubwo tukakira urupfu vuba. Aho kugira ngo wakire urwo rupfu vuba, kuki utakira imbaraga z'Imana vuba? Haleluya. Shamwe kuri ndi Imana. Ndongera nkubwire ngo aho kugira ngo bakubwire ngo dore urwayi butazakira, ugahita wakira urupfu. Urakira urupfu kubera iki? Ahubwo mu cyimba cy'urupfu wakwakira imbaraga z'Imana, ukavuga uti kubera ko nzi neza ko hari Imana ntabwo nzapfa. Amen. Ntago nzapfa nzarama, kandi ntago nzacyanyuka nzapfa nshaje, nzatanga uko basogokuruza batashye. Ukabwira ubwo burwayi ngo waba urwaye hari imbaraga zibasha kugukuraho. Amen. Mu Mana sida zirakira, mu Mana kanseri irakira, mu Mana inzuzi mbaye zirakinguka, ibihome birakinguka. Haleluya. Reka nkubwire, twinjiyemo aho turimo turahinjira, mwumva ahubwo ndimo ndakururwa no kubwira abantu. Reka nkubwire, igihe Pawulo yari mu nzu y'imbohe, ngo abi wabo cyangwa se abakristo bigira inama yo kumusengera, ngo yarari ni Petero arinzwe ndetse ahambiriwe, ngo arangije Petero ngo agiye kubona nawe abona inzugi zirimo zirakinguka. Hari Imana igikingura inzugi zakinzwe n'abana b'abantu. Amen. Urumva, hari Imana igakuraho uburwayi. Kanseri zirakira, sida zirakira, diyabete zirakira. Nta kintu na kimwe ku Mana. Wowe nubasha gufata imbaraga zawe cyangwa se uko kwizera kwawe kuri muri wowe, kuri ayo majwi ari kukongurira ngo ugiye gupfa, ahubwo ukayabwira ngo none ahubwo kubera ko buno burwayi bubonetse ngiye kubaho, kubera ko nkatiwe burundu nibwo ngiye gusohoka. Uzasohoka nta kabuza. Nudasohoka, nuwizera Imana ukayizera ukavuga uti Mana ndakwizeye, nzi ko ushobora byose, ntibibi uzagaruka umbaze. Amen. Petero inzugi z'imbohe imiryango yasigaye irangaye, imbohe zisigaramo, Petero arasohoka. Kubera iki? Kubera kwizera, kubera gusaba, kubera reka abantu nibagirira icyizere Imana byose birashoboka. Iyo wagiriye icyizere Imana yawe, ikintu cyica abantu bo mu minsi ya none nuko batazi imbaraga z'Imana uko zingana. Imbaraga z'Imana ni imbaraga zirya izindi zose zo kwisi. Haleluya. Amen. Zirya izo mbaraga zindi zose zikurwanya, zinaniza izo mbaraga zindi zose zikuzengurutse, zinaniza imbaraga z'abakonikoni, zinaniza imbaraga z'uburwayi budakira, zinaniza imbaraga z'intambara, zinaniza imbaraga z'akagambane, zinaniza imbaraga z'inzara, zinaniza imbaraga z'inzangano z'imiryango. Reka nkubwire, ibyo byose uyu munsi umajije kumva iri jambo cyangwa usubajije kumva iki kibwiriza, ibyo byose waherezaga agaciro bijugunye, uhereza agaciro Imana yawe, ibintu byawe byose birahinduka bishya mu izina rya Yesu. Amen. Ntacyo nongeraho, nta n'icyo mbaza, kuko icyo nari nabajije mbariza wa muntu ufite umutima watesetse, umutima washengabaye. Ndizera ko
buri wese akuyemo ibye, yaba uri mu bibazo bitoroshye bitandukanye, yaba iby'uburwayi. nta bibazo bisumba imbaraga z'Imana. Urarwaye, urarwaje, iki ni igisubizo kuri wowe, yaba ufite umuntu mu nzu y'imbohe, yaba ari wowe uri mu nzu y'imbohe, yaba uri mu bindi bibazo biremereye cyane. Iki ni igisubizo kuri wowe. Iri jambo ry'Imana rirakomora. Ibyo wibwiraga byose nabivemo, yerekeza amaso ku Uwiteka Imana. Hezekiya yerekeje amaso ku Uwiteka Imana, kandi ari we wari umaje kuvuga ngo agiye gupfa. Arangije kakanwa k'umuhanuzi kaje kuvuga ngo agiye gupfa, niko kagarutse kavuga ngo Uwiteka kongera iminsi yo kubaho. Amen. Dusoreze n'isengesho. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana itabura imirimo, uri Imana ikora, uravuga bikawategeka bigakomera. Aka kanya nsengeye imitima ibajije kumva rino jambo. Uwiteka aya magufwa ubwayo na bene wabo bari barahebye bavuga ko yapfuye byarangiye, ariko igihe cyarageze urongera urayarema, urongera urayateranya, ndetse ukora ibitangaza, abantu barongera babaho mu buryo abantu batatekerezaga. Twibutse iminsi y'intambara, twibutse iminsi y'ubupfubyi wadukuyemo, tukuramburiye amaboko. Uwiteka turagushimye, kandi tuzi yuko data abazumvira ijambo ryawe hari aho rizabakurari naho rizabageza. Reka imbaraga zawe zikomeze kubana natwe, uburinzi bwawe budushigikire. Turabizi turi mu mezi ya nyuma akomeye. Mu izina rya Yesu Kristo ndatura kugira ngo buri muntu wese uzumva rino jambo azabe hasimbuka ageze 2026 kugira ngo azavuge gukomera kwawe. Reka imirimo yawe rero ikaragare ku bana bawe, kandi ubwoko bwawe data bukomeze kuririmba izamazamuka kubera ko wabuneshereje. Urakoze, uragahora ku ngoma. Komeza ubane natwe kandi ubane n'abandi bose, ubane n'abadukurikiye nyakubahwa Imana kuri iyi televiziyo, kandi ndakwingize kugira ngo umugisha wawe wundi utanga, kubera ko yawe utanze ntabwo ujya wongeraho umuvumo, abari wubageraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane ku ijambo ryiza utugejejeho. Nta bindi ndongeraho, nta kindi nshyiraho, ariko hari umuntu ushobora kukureba akavuga ati uyu muntu yamfasha kongera kugira ihumure, yamfasha kongera ngenganira nawe, ngiye mbana nawe akenshi, nakongera nkaba umuntu wa mutima wabaye akahebwe. Yego uyu munsi arabyumvisha, ariko hari n'izindi nama wajya umuha ukamukansoringa. Yabona contact cyangwa nimero zawe gute? Nimero zanjye ni 0788 0788 40 14 43 iri kuri WhatsApp birumvikana. Iri no kuri WhatsApp. Evangeliste Cyantengerwa Clarisse. Yesu aduhana umugisha. Amen. Reka tubashimire mwe mwese mwabanye natwe. Clarisse ndagushimiye cyane. Murakoze namwe. Namwe mwese mwabanye natwe mu biganiro cyangwa se mu kiganiro cyose. Tureza ko mugiye kutwandikira muri comment, mugasharinga ubutumwa bukagera kure, abantu benshi bagakira, imitima ikomoka. Mukomeza kugenda mubana natwe, ibiganiro byacu bizajya abinyuraho kenshi cyane. Ndabashimiye. Nje na The Pure. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Amen.